hari mu kiraro, hari mu ntama, hari mu kadugudu gatoya, hari ahantu haciriritse, hari ahantu hasebetse, hari ahantu abantu bataza, ariko kuko inyenyeri iyobora aho Yesu ari, b'abanyabwenge, b'abatunzi, babitse ifeza n'izahabu, bafite ibihumura, bisanze barimo bagana mu kiraro cy'intama, bisanze barimo bagana mu mudugudu uciriritse, kuko aho niho Yesu yari aryamye. Reka nkubwire ngo uyu munsi gumana Yesu mu buzima bwawe, mufate umukomeze. Marebo shakaramando zemeneke reboze sai. Yesu uryamanye nawe, aho uryamye hose azahayobora umugisha w'ubuzima bwawe. Waba uryamye mu cyaro, waba uryamye muri Afurika, waba uri mu gihugu runaka, aho ngaho uri niho aderesi y'umugisha Imana yasezeranye, kuko izo feza n'izahabu zishyirwaho Yesu aryamye, ntabwo zerekeza mu nzu